Ibihe byiza mwese mudukurikiye ndetse mudahema kumva amakuru tubagezaho kuri uyu muyoboro wacu. Ntatinze rero, ni ikibazo cyavutse biturutse ku magambo umwe mu bayobozi bakomeye muri guverinoma y'u Burundi, bitewe n'amagambo yise abanyarwanda muri rusange, abayobozi b'u Rwanda, abakoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda, ndetse umuntu wese ufite ahura n'u Rwanda yavuze amagambo akomeye cyane ndetse mabi atiyubashye, byatumye bizamura umwuka mubi hagati y'umubano w'u Rwanda n'u Burundi. Nubwo usanzwe ari mubi, ariko noneho byabaye bibi cyane bitewe n'amagambo uyu muyobozi yavuze. Iyi nkuru rero ngiye kubabwira nyikesha ikinyamakuru gikomeye mu Rwanda cyitwa Igihe. Gusa ibintu uyu munyamakuru yasorejeho byatangaje abantu benshi, byatumye abantu bamutakariza icyizere ku buryo ashobora no guhita yego, bashobora guhita banamweguza bitewe n'ibintu yavuze. Video nijya kurangira uraza kumva kandi ndetse uraza kumenya impamvu uyu muyobozi w'umugore bashobora kuba bamweguza ndetse bakaba banamufunga. Byagenze gute rero? Inkuru iravuga ati umuvugizi wa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, umuvugizi we nyine ni umugore witwa Rosine Gatoni Girene, ari kozwa igitutu nyuma yaho yise abanyarwanda bakoresha imbuga nkoranyambaga iminyorogoto. Iminyorogoto ndakeka muyizi, ni twa dusimba tuba mu ifumbire, tuba tumeze nk'inzoka ariko tutari inzoka. Intandaro yo kwita abanyarwanda utu dukoko ni ubutumwa bwatangajwe na perezida Ndayishimiye nyuma yaho mu cyumweru gishize ahamagariye abarundi kwitegura intambara izabahanganisha n'abanyarwanda. Uyu mukuru w'igihugu kuri uyu wa 13 Gashyantare muri 2025 yatangaje ko nyuma y'ibiganiro yagiranye n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda, umugambi wo gutera Burundi wahagaze. Gusa ngo abarundi bagomba guhora bari maso, kuko batazi ngo umunsi w'igisambo ngo igihe ngo kizazira. Nibwo rero Ndayishimiye yagize ati, nyuma y'ibiganiro nagiranye n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda, abari biteze kungukira mu gitero cy'u Rwanda ku Burundi basubize amerwe mu isaho, ariko abarundi b'umutima mube maso kuko ntawe uzi umunsi w'umujura. Abanyarwanda benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga basubije Ndayishimiye ko keretse umugambi mubi afitiye u Rwanda nk'uko yabigaragaje kenshi, abanyarwanda bo nta mutima mubi bamufitiye. Ibyo nibyo abanyarwanda bamusubije bitewe n'ayo magambo perezida w'u Burundi yari yavuze, avuga ngo u Rwanda rushaka gutera Burundi, ndetse hari ibindi bihugu bishaka kungukira muri icyo gitero. Arimo aravuga ati basubize rumerwe mu isaho, ntabwo bagiteye Burundi. Nibwo rero bahise bavuga ati abarundi bahise bavuga ngo abarundi nabo bibukije Ndayishimiye ko muri Mutarama 2024 yavugiye Kinshasa ko ashaka guhindura ubutegetsi bw'u Rwanda. Bamusobanurira ko keretse ibiri mu mutwe we nta mugambi abanyarwanda bafite wo gutera Burundi. Aya ngaya ni amagambo abarundi ubwabo batangaje, bavuga ati ubushize niwe wagiye muri Kongo Kinshasa ukavuga ko ushaka guhindura ubutegetsi bw'u Rwanda, kandi urumva nyine guhindura ubutegetsi bw'u Rwanda ni ukuvanaho perezida wari uriho muri kudeta, kuko ntabwo mu matora abanyarwanda mu matora ntabwo ikindi gihugu cyabizamo uretse yuko banyura muri kudeta gusa. Bakomeje bavuga ati rero abenshi basubirije Ndayishimiye ku rubuga nkoranyambaga rwa X, ariyo nyine yahoze yitwa Twitter, batangaje ko yabambuye uburenganzira bwo kumurikira cyangwa se ibyo bita block, yabambuye uburenganzira bwo kumukurikira. Nyine urumva yarababorotse kuri X yarababorotse, ndetse akanabahidingira ubutumwa bwabo nyine bagiye batanga n'ibitekerezo. Bigaragara ko uyu mukuru w'igihugu yananiwe kwihanganira gukomeza kwakira ko no kureba ibitekerezo bimunenga. Umuvugizi wa Ndayishimiye Gatoni kuri uyu wa 16 Gashyantare yagaragaje ko yakurikiraniye hafi ibi bitekerezo, yibasira abanyarwanda basubije umukoresha we abita iminyorogoto ijagata. Yagize ati b'abaturanyi bari kunyagata nk'iminyorogoto ku mbuga nkoranyambaga batukana berura, muhita mubona uburere bahabwa, nta kundi ko ariho basigaranye.
anga ni amagambo uwo mugore yavuze, uwo witwa Gatoni niyo magambo yatangaje. Umunyamakuru King Umurundi yamenyesheje Gatoni ko kuba umuvugizi we Ndayishimiye kuba umuvugizi wa Ndayishimiye bitamuha ububasha bwo kugereranya abantu n'iminyorogoto. Amubaza uko yabyakira mu gihe umwana yabyaye agereranyijwe n'umunyorogoto. Ayo ngayo ni amagambo umwe mu barundi basubije umuyobozi, amubwira ati kuba uri umuvugizi wa perezida ntabwo bibaza uburenganzira bwo gufata abantu ikiremwa muntu ngo ukigereranye n'iminyorogoto. Ayo ngayo niyo magambo rero umuvugizi w'u Burundi, umuvugizi wa leta y'u Burundi witwa Gatoni yabashije kuba yatangaza ku banyarwanda, bigatuma abakoresha imbuga nkoranyambaga nabo bamwibasira bakamwoza igitutu, kuko aya magambo yavuze ashobora no kuzamukoraho mu gihe kiri imbere. Ndabashimiye mwakomeje kudukurikira rero, mukore subscribe, ibihe byiza.